ikintu cya kane cy'ingenzi gishobora gutuma nanone dutekereza cyane ku bintu, emotional suppression turns into mental overload. Ni ikintu gikomeye kirigenda kibaho cyane muri no misi, ari nayo mpamvu tuvuga ko kuganira n'inzobere bikwiye ari na ngombwa. Rimwe na rimwe turababara, tugira amarangamutima. Umuntu arakubwira ijambo ukababara, umuntu arakubwira inkuru ukababara, uraca mu bikomeye ukababara, ugira ibyishimo rimwe na rimwe ukabura ubibwira, ugira umujinya rimwe na rimwe ukabura uwutura. Ayo marangamutima yose iyo ugenda uyagumana muri wowe agenda agize ute aruzura. Ubwonko buriya bugira ahantu bubika, hari igihe biba overloaded bikaba byinshi cyane. So rero iyo byamaze kuba byinshi cyane, ya marangamutima wagiye uhisha cyangwa se wumva utavuga utabwira abantu, kumva ufite umujinya, kumva ntiwagira uwutura, yaba ari uwuguteye cyangwa se undi muntu utegereje kukumva. Iyo utagerageje kubirekura hari igihe binaniza ubwonko, ugasanga nyine aho kubwira icyo uri gutekereza umuntu cyangwa se ubwoba ufite ugasanga urabibitse. Ibyo byose rero icyo bikorera ubwonko nuko bigumamo ugahora ubitekereza, kanaka yambwiye nabi, akose buriya yampoye iki, ugasanga ni ibyo urimo gusa. Ibyo byagiye rero bizamuka, bituma ikiremwa muntu cyubaka systeme y'ubwoba yatumye twiremamo ubwoba budusaba ko duhora dutekereza. Akantu kabaye barakwirukanye ku kazi, cyangwa se uri kubona uri kwitwara nabi ku kazi, cyangwa se uri kubona utabanye neza n'umukoresha, kahita uvuga ati ariko se ibi bintu mbayemo cyangwa se uburyo mbayeho buramutse buhuye n'ikibazo nkava ku kazi, ese ndamutse mbuze icyo kurya, ese ndamutse mbuze icyo kunywa, ese anyanze, ese umuntu wanjye apfuye, ese abana bapfuye, ese ababyeyi bapfuye, umuntu agahora muri urwo ngurwo atekereza ni iki cyabaho nyuma yuko kino kintu ndi gutekerezaho kibaye. Ugasanga rero ibyo ngibyo biri gutuma abantu bagira ute bahora batekereza cyane. Kubera iki abantu bisanga bari gutekereza cyane? Hello, hi Rwanda, welcome to our YouTube channel Muhire Psychiater, mu kiganiro cyacu Psychology for Better Life. Guys, ndi kugenda mbibona buryo ki muri kugenda mukunda iki kiganiro, nanabibashimira cyane, nanashishikariza abantu batarakora subscribe guys, mugerageze muyikore pe, tugere mu 2000. Aka gacano kacu gadufasha gusobanukirwa byinshi ku buzima bwo mu mutwe n'imitekerereze, mureke tugafate tukazamure pe, usangize n'inshuti n'abavandimwe, kubera ko hano tuvugaho ibintu byubaka ubuzima bwo mu mutwe gusa n'imibanire, nta kindi kintu uzumva hano. Ni ibiganiro byubaka ubuzima bwo mu mutwe bidufasha gusobanukirwa ingingo zitandukanye. Nayo mpamvu tugarutse mu kiganiro cyacu Psychology for Better Life, mu gace tuganira ku tuntu dutanu ku ngingo tuba twabateguriye. Uno munsi tugiye kurebera hamwe rero iki? Tugiye kurebera hamwe why do we overthink everything? Kuki duhora dutekereza kuri buri kintu? Kuki tugira imitekerereze cyangwa se ibitekerezo byinshi ku kintu runaka? Buri kantu kose katubayeho cyangwa se tubonye tukakagiraho ibitekerezo byinshi. Overthinking, gutekereza cyane. Ubundi se ni ngombwa? Ese hari ingaruka bishobora kutugiraho? Ibyo byose tugiye kubirebera hamwe mu tuntu tugera muri dutanu, hanyuma reka ngaruke mu kanya turebera hamwe twa tuntu tugera muri dutanu. Yakay, reka twerekere cyane ni muri bya bintu byacu bigera kuri bitanu, ntabwo turi buze gutinda guys, turaza kugerageza kwihuta kugira ngo iby'ingenzi tuhite tubifatirana bitaraba byinshi. Kubera iki abantu bisanga bari gutekereza cyane? Ari igihe umuntu akubwira ngo ari igihe nisanga ndi gutekereza cyane ku bintu, buri kintu cyose kibaye mpita ngitekerezaho. Umuntu ambwiye ijambo ritanshimishije, bise nditekerezaho. Umuntu ambwiye igitekerezo, mise ngitekerezaho. Ntekereje ikintu cyangwa se mbonye ikintu, mise ngitekerezaho. Kuki ibingibi biba? Ese ubwonko bubigiramo uruhe ruhare? Ese ubuzima tunyuramo bubigiramo uruhe ruhare? Ngibyo ibintu bitanu. Ikintu cya mbere ukwiye kuzirikana ni ikihe rero? Ikintu cya mbere ukwiye kuzirikana nuko, cyangwa se ukwiye kumenya kuri ino ngingo, nuko overthinking is a survival mechanism
gone too far, gone too far. Ni uburyo bw'ubwirinzi bwageze, nimba nabyita ku gasongero cyangwa se kure cyane. Ubundi nuko tutari buze kubwinjiramo cyane. Kera ikiremwa muntu wenda ntabwo twari duhari tugenda tubisoma, ariko byavugwaga ko abantu batekereza. Murabizi n'abafilozofe ba kera, mu myaka ya kera abantu baratekerezaga. Uriya tunarebye no mu Rwanda, imigani myinshi, ibintu byinshi bigiye bitandukanye biriho byahimbwe byaturutse mu bitekerezo by'abantu. Rero hari imyumvire yari iriho ivuga ko gutekereza cyangwa se umuntu udatekereza ari umunyantege nke, cyangwa se atari umuntu wo kwishingikirizwaho. Bivuze iki rero? Abantu ba kera bumvaga ko gutekereza ari intwari ikomeye igomba kuranga ikiremwa muntu ndetse igomba kugifasha kubaho. Niyo mpamvu twatangiye tubivuze muri no ngingo ivuga ngo ni uburyo bwa survival mechanism, uburyo bw'ubwirinzi bwo kugira ngo umuntu abeho. Wasangaga kera batinya ngo ubundi niki cyadutandukanya n'izindi nyamaswa, cyangwa se twabaho dute bitandukanye n'izindi nyamaswa. Ugasanga rero umuntu ahora agerageza gutekereza kugira ngo agire ute, kugira ngo abeho, kugira ngo surviving ibintu bikomeye byari biriho. Ibyo byagiye rero bizamuka, bituma ikiremwa muntu cyubaka systeme y'ubwoba yatumye twiremamo ubwoba budusaba ko duhora dutekereza. Akantu kabaye barakwirukanye ku kazi, cyangwa se uri kubona uri kwitwara nabi ku kazi, cyangwa se uri kubona utabanye neza n'umukoresha, kahita uvuga ati ariko se ibi bintu mbayemo cyangwa se uburyo mbayeho buramutse buhuye n'ikibazo nkava ku kazi, ese ndamutse mbuze icyo kurya, ese ndamutse mbuze icyo kunywa, ese anyanze, ese umuntu wanjye apfuye, ese abana bapfuye, ese ababyeyi bapfuye, umuntu agahora muri urwo ngurwo atekereza ni iki cyabaho nyuma yuko kino kintu ndi gutekerezaho kibaye. Ugasanga rero ibyo ngibyo biri gutuma abantu bagira ute, bahora batekereza cyane. Ikindi urumva kera ntago ibintu byinshi byari biriho bishobora guteza ibyago. N'iki abantu bari baraje ishinga no kwishakira ibyo kurya no kwirinda ibyabagirira nabi by'inyamaswa cyangwa iki biberaho mu buzima busanzwe. Ariko ubu ngubu umuntu aribaza ngo ese nsinzwe, umuntu akibaza ngo se ngo kanaka andebye nabi. Ugasanga icyo kintu umuntu agiye kugitekerezaho, ese buriya ngo ntago ari kundebara, ese buriya ntagiye kungirira nabi. Ugasanga umuntu ahora atekereza ku tuntu tugiye dutandukanye twinshi. Ari nayo mpamvu rimwe na rimwe umuntu ashobora kwisanga ari gutekereza ibintu byinshi cyane. Hanyuma ikintu rero buriya tukwiye kuzirikana nuko ubwonko bushobora kukwereka ikintu cyiza cyangwa kibi. Iyo ari kibi burakikwereka, ariko ntabwo ubwonko buzagufatira ikintu ngo nuko utekereza ko ari kibi ngo uhite bukigira kibi nyine. Akenshi bituma nuko ubunaniza. Nimba ubonye ikintu, tuvuga umuntu yongoreye undi cyangwa se umuntu ari kuganira n'undi, ukibaza ko bari kuganira uburyo bwo kukugirira nabi, umeze nk'umuntu uri gushuka ubwonko. Kuko ubwonko icyabworohera ni ukububwira ngo nje kukugirira nabi, uhita bubyumva. Ariko kubyimagina ukabitekereza aho ngubwo bari abantu bari kuganira menya bagiye kungirira nabi, ubwonko buri kubunaniza. Ibyo bintu uri kubitekereza uri kubunaniza, ariko nyine wisanga uri kubikora kubera ko cya kintu twavuze bwa mbere cyo kugerageza kwirwanaho, kugerageza kwirinda ikibi gishobora kuza kuba ku muntu. Ibyo byose rero ni ibintu bishobora gutuma habaho ububwirinzi, tukisanga turi gutekereza cyane, turi kugira overthinking. Byakubitira rero ibibazo tuba turi guca mu by'ubukene, tabana neza n'imiryango, ibibazo bya business zitari kugenda neza, tugahora dufite urwikekwe, ugasanga turi guhora dutekereza cyane mu buryo budakenewe. Ibyo byose turaza gusanga ku mpera ya nyuma bishobora guteza ibyago bikomeye, umuntu akanarwara. Ikintu cya kabiri rero ukwiye kumenya, impamvu dutekereza cyane kuri buri kantu. Impamvu dutekereza cyane kuri buri kantu ni fear of uncertainty can make the mind loop. Donc gutekereza kenshi tuba tuvuga ngo ibintu bishobora kutubaho tutapanze. Ugasanga ese ko ntari gukora ndamutse mbuze mbyaye n'urugero, nturabyara
icyakora ntufite akazi, urabizi ko udafite akazi, ariko ugahita uvuga ngo hasi umbyaye ntarabona akazi. Urumva ibyo bintu tuba turi kwibaza bishobora kutubaho, ibyo bintu tuba dutekereza ko bishobora kutubaho, biri guhakaza ubwonko cyane biri gutuma ubwonko bukora cyane, imitekerereze yacu igasa nk'iyaguka ireba nyine ibisubizo by'ibyo bibazo tuba twibaza. Uku gutinya rero ibishobora kutubaho biri gutanga akazi ku bwonko. Nzi niba muri kumva icyo kintu. Iyo ubajije tuvuga umwana abajije ikibazo ababyeyi, umubyeyi avuye ku kazi ananiwe arushye, ariko umwana namubaza ngo papa ese kwiri somo ryananiye, umubyeyi kubera ko ari umwana ubimubajije azemera apfe kugira ute, apfe kubigusobanura, nta kundi kuntu yakugenza. Ariko wibuke ko arananiwe iyo biba ngombwa yari kukureka akahita yiruhukira. N'ubwonko niko waba bumeze. Ubwonko nibwo budufasha gukemura ibibazo, niyo mpamvu uku gutinya ibishobora kutubaho turi kubitinya mu by'ukuri. Turareba uko situation imeze, ubuzima buragoye, akazi, business, buri kimwe cyose bituma ubwonko tubushyira mu kazi kadakenewe. Ibi byagura rero imitekerereze yacu, niyo mpamvu twisanga turi kugira ute, turi gutekereza cyane. Icyo kintu rero ni ikintu gituma rimwe na rimwe abantu bisanga bananiwe cyane, kubera ko bari gutekereza ku bintu byinshi, kimwe kikaza kareba ikindi, gutyo ugasanga ntabwo ubwonko buruhuka, burabutekereza. Ikintu cya gatatu cy'ingenzi ni low self trust create mental noise. Iki nacyo ni ikintu gikomeye cyane gituma dutekereza cyane. Kutizera ubushobozi twifitiye bishobora gutuma habaho urusaku rwinshi. Iyi mental noise ni urusaku rwinshi mu mitekerereze yacu. Igitekerezo kimwe kikaza kikubwira atari ko uri na mubi, ikindi kikakubwira abantu nta nubwo bari buze kukureba, ikindi kikakubwira nta nubwo bari buguha akazi. Uko kutiyizera bitewe nuko wibona cyangwa se wiyizi aho waturutse, tugenda twiga ibinyigisho zidufasha kwimenya cyangwa se uburyo umuntu yakwimenya. Rimwe na rimwe kwimenya ni kimwe, ariko nanone kwiha stati cyangwa se uriwe mwiza ntiwigire mubi, bishobora kugufasha nanone gusunika cyangwa se kwirinda ibindi bibazo bimwe na bimwe. Rero uru rusaku rw'ibitekerezo rushobora guterwa n'icyizere gike dushobora kugira ute, kwigirira. Uku rero kutiyizera, rimwe na rimwe wajya nko kuvuga ikintu cyangwa se gufata icyemezo ukavuga ati ariko se icyemezo kirakwiye koko. Uri guha akazi ubwonko, uri kugaha akazi, uri kubuha akazi bwo gutekereza ku cyo ugiye ku icyo gitekerezo, kongera gusuzuma nimba ari icyanyacyo, wamaze kugifata nanone usubiye inyuma uri kwibaza niba ari icyanyacyo. Ibyo byose rero ni ukunaniza ubwonko, kureba amakosa yahahise, kureba niba wakoze ikiganiro cyiza ugasanga waganiriye n'umuntu uri kwibaza ngo ariko twavuganye neza byanarangiye. Ibyo byose ni ukunaniza ubwonko. Ibyo ngibyo bituma uhora uri muri iyo myitozo, uri gukoresha ubwonko cyane, guhora butekereza ku bintu bidafite akamaro. Nese niba waganiriye n'umuntu kagira n'ikiganiro cyanarangiye, ukahita usubira inyuma ukaza kwibaza ngo ariko buriya ijambo namubwiye ryari rikwiye. Come on. Ibyo ngibyo ni ukunaniza ubwonko, hari igihe bigusiga biri gutwara umwanya w'ibindi bintu. Ibyo byose rero nibyo wisanga muri kwibaza se kisi naba nagikoze nabi, noneho byakubitana n'izindi message abandi baguha, ugasanga biri kugira ute, biri kugorana cyane. Ikintu cya kane cy'ingenzi gishobora gutuma nanone dutekereza cyane ku bintu, emotional suppression turns into mental overload. Ni ikintu gikomeye kirigenda kibaho cyane muri no misi, ari nayo mpamvu tuvuga ko kuganira n'inzobere bikwiye, ari na ngombwa. Rimwe na rimwe turababara, tugira amarangamutima. Umuntu arakubwira ijambo ukababara, umuntu arakubwira inkuru ukababara, uraca mu bikomeye ukababara, ugira ibyishimo rimwe na rimwe ukabura ubibwira, ugira umujinya rimwe na rimwe ukabura uwutura. Ayo marangamutima yose iyo ugenda uyagumana muri wowe agenda agize ute, aruzura. Ubwonko buriya bugira ahantu bubika, hari igihe biba overloaded bikaba byinshi cyane. So rero iyo byamaze kuba byinshi cyane, ya marangamutima wagiye uhisha cyangwa se
wumva utavuga utabwira abantu, ukumva ufite umujinya, ukumva ntiwagira uwutura, yaba ari uwawuguteye cyangwa se undi muntu utegereje kukumva. Iyo utagerageje kubirekura hari igihe binaniza ubwonko, ugasanga nyine aho kubwira icyo uri gutekereza umuntu cyangwa se ububabare ufite ugasanga urabibitse. Ibyo byose rero icyo bikorera ubwonko nuko bigumamo ugahora ubitekereza, kanaka yambwiye nabi, kose buriya yampoye iki, ugasanga nibyo urimo gusa. Ariko niba umuntu akubwiye ngo ndakwanga, mubaza impamvu akwanga, mubiganireho bishire. Nimba uwo mubana mugiranye amakimbirane mato yagatuma hari uburyo amarangamutima yawe ahinduka, bimubwire, mubwire kubabaye, mubwire icyo utekereza kugira ngo utaza kugitekerezaho wenyine. So icyo ni ikintu kiza cyane. Ubwo tuhise tunareberamo icyo gukora, ariko mu by'ukuri nuko amarangamutima iyo utayasohora ananiza ubwonko, uyatekerezaho wenyine kandi iyo hari undi mwari kuyafatanya. Ikintu cya gatanu tugiye gusorezaho cy'ingenzi, overthinking feels productive but it is not. It's not productive. Ntago gutekereza nk'uko abantu batekereza ko ngo ari ibintu bitanga umusaruro, ngo murantekereza ku mishinga, ngo murantekereza ku bintu bidasanzwe, twumva ko ari ibintu nyine byubaka cyangwa se bishobora kuduha iterambere, ariko nta na kimwe bitanga. Ahubwo hari igihe wisanga utazi ibyo urimo, cyangwa se uri gutandukira mu bitekerezo, cyangwa se ukisanga uri no gukora ibintu bitagize bitari mu murongo. Kubera iki? Kubera ko nyine uri kunaniza ubwonko, wibwira ko uri gutekereza ku bintu biri productive, nyamara wapipe biragoye cyane. Kubera ko rimwe na rimwe hari igihe abantu bibwira ngo overthinking cyangwa se gutekereza cyane ni ugushaka ibisubizo. Ndi gutekereza nshaka ibisubizo, ambwiye nabi, reka ntekereze ku kintu nakora. Oya, niba akubwiye nabi mubwire ko akubwiye nabi, mubiganireho bishire, ntujye kubitekereza wenyine. Ariko se niba akubwiye nabi ukajya kwishakira igisubizo wenyine, urumva hari ikintu biruze gutanga, nuko kunaniza gusa. Byitwa kuri kuba responsible, uri gutegura, uri kwanaliza, ariko mu by'ukuri nta kintu kiba kirimo, nta kintu kiba kiri kuvamo. Ahubwo bishobora gutuma nyine utabasha gukora icyanyacyo. Nimba utegura umushinga, utekerezeho, wandike, ujye kuwukora. Utekerezaho ngo ugumye utekerezeho, nejo uzakomeza ubutekerezeho. Ibyo byose ni uko tuba twibwira ko biri productive, ariko mu by'ukuri iyo tutari guha ubwonko bwacu umwanya wo kuruhuka, hari igihe bigira bibunaniza, noneho bikica n'ibyari bihari. Guys, reka nsoze nababwira ngo iyo wumva ufite ibitekerezo byinshi biri kukugora kubigenzura, shaka umuterapiste, shaka umuterapete hakiri kare, muganire. Guys, bizagufasha cyane gushyira bya bitekerezo ku murongo. Ni nayo mpamvu kuri M250 Group Limited dukorana cyane mu biganiro byacu, ibafasha cyangwa se ifasha abanyarwanda gusobanukirwa ibibazo bari guhura nabyo, tukabafasha kugana inzobere zabyigiye aho zigiye zikorera bitewe n'ikibazo cyose ufite, hanyuma ubuzima bugakomeza bukagira bukagenda neza. Nge ndi Muhire Psychologist, ikiganiro ni Psychology for Better Life. Ciao ciao.